Sport ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange. Uyu munsi twifuje kuganira n'umwe mu banyamuryango ba Giscard Amahoro Fan Club, akaba afitemo n'inshingano nk'umubitsi wa unity ya mbere. Tugaye ikaze, watangira wibwira abadukurikiye. Mwakoze cyane. Nitwa Nshimiyimana Joseph, abambarizwa muri Giscard Amahoro Fan Club, abandi umubitsi wa unity ya mbere. Ngira ngo barakumva ubwo abayibamo bo muramuzi cyane, n'abandi bafana ba Rayon Sport yaba aho bahurira ku kibuga n'ahandi nabo ndibaza ko bamuzi. Watangira utubwira Giscard Amahoro Fan Club yavutse ite, ikora iki, n'utabizi aruje kuvuga se n'iki, wabusobanura gute mu magambo make ya Giscard Amahoro n'iki? Ubundi ibintu bya Giscard Amahoro kubisobanura ni ibintu byafata igihe kinini cyane, kuko ni ibintu birebire cyane. Ariko urebye Giscard Amahoro, abantu bisanze bari muri Giscard Amahoro ariko atari bwo bwa mbere bajya mu mafani club. Ni abantu, ni uruhurirane rw'abantu bahoze mu mafani club, bagiye bagirana ibibazo na fan club barimo, noneho bakagenda babirukana, baza kwiteranyiriza hamwe bashinga fan club Giscard Amahoro, ikaba igeze ku rwego rushimishije ubu ngubu. Niba atari ibanga, ugereranyije abifite nk'abanyamuryango yenda hagati y'aba n'aba nk'abanga, iyo yatangiriye kuri aba ubu yabihagaze? Ntabwo twatangiye ari turi nk'abantu nka 45, ariko ubu ngubu ngira ngo turenga 200, kuko 200 bari ku rubuga rwa WhatsApp. Hari n'abandi bantu tugira badafite WhatsApp ariko baba hafi cyane fan club Giscard Amahoro kandi bagakurikirana ibikorwa byayo, nabo bagera muri 30. Urumva byose hamwe turi nka 230. Urumva ni fan club imaze gukura cyane kandi mu gihe gitoya. Ndumva ari intambwe ishimishije. Yaba imaze igihe kingana gute vutse? Twavutse ngira ngo ni mu kwa munani ko mwaka ushize. Urumva ko tumaze amezi make, ariko dukora ibikorwa by'abantu bamaze igihe kinini. Nk'umuntu yenda ashobora kwibaza ati se ngiye kujyamo byashoboka, biransaba iki? Nk'umuntu waba atekereza gutyo ari nk'uwifuza kwifatanya nabo muri Giscard Amahoro, wamubwira iki? Birashoboka se? Ni iki bisaba? Utunyuriremo icyo asabwa kugira ngo ushaka kwifatanya, ubwo na nyuma uraduha nimero yenda zo yahamagara cyangwa yakwandikira kuri WhatsApp, wamuyobora. Ni ibintu byoroshye cyane. Ubundi ikintu cya mbere kuba muri fan club, ndetse na Giscard Amahoro n'indi fan club yose, ni ukuba uri umureyo, kuba ukunda Rayon Sport. Nicyo kintu cya mbere. Ubundi iyo ufana ikipe uba ugomba no kuyifasha no kuyitera inkunga mu ko ushoboye. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kuba umunyamuryango ariko ugatanga n'imisanzu, kuko ya misanzu dutanga niyo ihindukira igafasha ekipe, niyo dutanga bakakuramo iyo mishahara, amapurime, amazi yo gukina, transport, ibintu byose. Urumva rero nta kindi bisaba, ni ukuza tukakubwira ibyiciro by'imisanzu tuba dufite. Hari kuva ku 2,000, 3,000, 5,000, 10, 20 kuzamuka. Niba duha miliyoni ntabwo tuyisubiza inyuma. Urumva wowe ujya aho wisanga kandi ugafuga amafaranga wumva wabona atakurushya ku buryo bitakugora. Ko tujya tubona mu mafani club aherekeza ikipe, Giscard Amahoro bimeze bite? Iyo gahunda irahari cyangwa iratangira? Giscard Amahoro ni fan club idashobora kubura ahantu ekipe iri. Uko byagenda kose ntishobora kuhabura intumwa. Ubona Giscard Amahoro aho Rayon Sport iri, ubundi Rayon Sport na Giscard Amahoro ni bimwe, ko nk'uko ubona Rayon Sport bigendana na Giscard Amahoro na Rayon nabyo byabaye nka Rayon Sport. Ubwo nimba mbyumva neza, ni ukuvuga ngo aho Rayon yakiriye Giscard Amahoro ni ihame bihari cyane. Ubwo ngira ngo ushaka kujoyininga, yaba umushyashya asanzwe aba muri fan club akaba yashaka kwifatanya na Giscard Amahoro, yaba utari uyifite, ngira ngo arabyumva. Ahubwo ubwo watubwira nka nimero yahamagara cyangwa akandikira ashaka kwinjira? Ubundi byaterwa n'aho ushaka kwinjira, ariko ubundi tugira nimero ya perezida, tukagira y'umunyamabanga cyangwa secretary. Nk'umubitsi waduha yawe nta kibazo? Nk'umubitsi wenda nkanjye nk'umubitsi wa unity nabaha iyanjye 0788 74 94 80. ngira ngo ubwo
murumva ko muhawe ikaze abashaka kujoyininga mwese. Tugarutse muri rusange Giscard Amahoro fan club yubakiye kuri Rayon Sport, ngira ngo ntabwo twayivuga tutavuze na Rayon Sport. Rayon Sport yo uyu mwaka wari witeze iki, wabibonye gute, ese urabona se zizagenda gute muri rusange nk'umukunzi wayikurikirana hafi, aho kugeza uyu munsi nubwo se zitararangira hegereye bijyanye n'uko icyo wari witeze shampiyona itangira n'ibindi bikombe, umusaruro ubona gute? Ntabwo wavuga ngo umusaruro ngo ni mubi cyangwa ni mwiza cyane, ariko aho turi, aho duhagaze nanone ntabwo ari bibi cyane, kuko ari muri shampiyona biracyashoboka. Ari ikipe dukubanye nayo ubona ko muri ino minsi isigaye igenda bigura intege, kuyifata ni ibintu bishoboka cyane, gutakaza ari ibintu bishoboka, kandi dufitanye umukino dufitanye turamutse tuyitsinze tuyikuyeho amanota tugasigaraho amanota make cyane, kandi n'igikombe cy'amahoro naho urabona turimo neza. Tugiye gukina kimwe cya kabiri, tuzakina na Bugesera ntabwo ari ikipe wavuga ngo wenda yagukuramo, inagukuyemo ko ari nko gusitaraho. Urumva amahirwe yo gutwara igikombe kimwe cyangwa se bibiri icyarimwe byose biracyashoboka muri uno mwaka. Ni byiza murumva ko batacitse intege, nabo bagifite icyizere ku bikombe byombi, yaba shampiyona cyane ko batarushwa n'amanota menshi, yaba n'icy'amahoro. Mbibutsa ko bazahora na Bugesera kimwe cya kabiri. Ngira ngo Jeff twagushimira kuba waje kubana natwe, turagushimiye. Murakoze cyane, ariko nanone ntabwo twasoza kino kiganiro nubwo tuba tuganira, ariko dufite n'inkuru y'akababaro y'umunyamuryango wacu yitabye Imana. Twagumya kwihanganisha umuryango we, kuko umuryango wa Richard ujye wihangane, turi kumwe kandi twiteguye gahunda zose kuzakurikirana uko bizagenda, tukazamuha hafi. Imana imwakire, mubaye murumva ko ari incamugongo ku muryango mugari wa Rayon Sport na Giscard Amahoro muri rusange. Natwe reka tubwire umuryango we ngo wihangane, Imana imwakire. Turabashimiye mwese abadukurikiye. Ciao ciao, tuzasubira.